Ndabashuje cyane nanone bantu banjye, ni wa mutarani wanyu nk'uko bisanzwe Martin Baributsa. Aha ngaha ni mu ruganiriro, mbahaye ikaze nanone mu ruganiriro rwanjye ari rwo rwanyu. Kuza muri uru ruganiriro ngira ngo mumaze kubibona ko ari ibyiza, navuga yuko biri kumwe n'ibifite umumaro. So kuba muri aha ngaha kuri uru ruganiriro rero muri kumwe nanjye Martin, ni ukubona ibintu bibiri, ibyiza n'ibifite umumaro. So guys, kugira ngo rero mukomeze kujya mubona ibintu byiza cyangwa se ibintu binejeje kandi bifite n'umumaro, mukore subscription cyangwa se abone, kandi ntimukibagirwe gukora share z'ibiganiro. Ngira ngo buri gihe nk'uko tubivuga, iyo ikiganiro gisharinze hari undi muvandimwe wakibona kikamufasha mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, akabona amakuru atarayafite kandi amakuru atamusabye igiciro. So mujye musharinga rero ku mbuga mukoresha, yaba ari Facebook, yaba ari WhatsApp, yaba ari Twitter, yaba ari IG n'izindi mbuga nyinshi abantu dukoresha. Hari imbuga nyinshi cyane. Mujye mutanga uwo musanzu wo gusharinga ikiganiro, ntabwo ari ikintu kinini cyane tuba tubasaba, kugira ngo amakuru agere ahantu hatandukanye. So mujye mukora na like igihe mubona ikiganiro gishimishije, nimubona kitanashimishije kandi mushyiremo comment hariya, zaba ari izo kudushima cyangwa se kutunenga, nta byera ngo de. Ibintu dushobora kubikora tuzi ko ari byiza ariko ntibibe byiza. So guys, uyu munsi rero turagarutse muri cya kiganiro cyacu twise ibivugwa. Muti rero uyu munsi mu bintu bivugwa tugiye kuganira kuki. Ni special topic, iri amazing guys. Ndabararikira kandi ndabasaba gukurikira ikiganiro cyose mukakigera ku musozo, kugira ngo ibivugwa nabateguriye uyu munsi mubashe kubyumva, kuko ngiye kubiva imuzi mbigere imuzingo, niko abanyarwanda bavuga. Yes. Hari ibintu bivugwa n'abantu benshi cyane, bavuga ngo kugira ngo umuntu abashe kugira success cyangwa se kubaho neza, ahangaha dutuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo agomba kuba ari umunasi cyangwa se ari muri domaine y'ubuvuzi. Ese koko nibyo? Kugira ngo ubashe kubaho neza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, especially nk'umwimukira cyangwa umuntu utavuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ugomba kuba uri umunesi? So nibyo tugiye kuganira rero guys. Ndakibavira umuzi iki kintu. Abantu benshi iyo ugiye no kuri YouTube ubona abantu benshi bavuga ngo kugira ngo ube successful hano muri United States of America, igihe waje na green card cyangwa se igihe uri immigrant waraje mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ugomba kujya muri profession y'ubuganga, cyangwa ugomba kuba umunasi, cyangwa ugomba kuba umucaregiver, whatever. Ibyo bintu abantu benshi barabivuga, ugasanga bituma abantu benshi cyane, bari ku mubare wo hejuru, bari muri kano kazi kajyanye na nursing, sibyo? So inshuti rero, bavandimwe duhuriye aha ngaha mu ruganiriro, iki kintu ni ikinyoma. Ni ikinyoma bisubiyemo inshuro nyinshi. Ntabwo kugira ngo
ube successful ahangaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa se ugire iterambere, bisaba kuba uri umunesi, cyangwa se bisaba kuba uri muri domene y'ubuganga. No way. Hari n'abavuga ngo kugira ngo ubashe ngo kuba wamekinga ngo umushahara ngo wa 6 figures, ubwo ni umushahara uri mu bihumbi nyine 100 kuzamura, ngo ahangaha muri Amerika ngo uri immigrant ngo ugomba kuba ngo uri umunesi. No way. No. Icyo ni ikinyoma, kubeshya. Aribyo bituma abantu benshi baba immigrants baza ahangaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ugasanga abantu bari guhasoringa kugira ngo babe abanesi. Ugasanga uvuye muri Afurika mu gihugu runaka, ibihugu byinshi bya Afurika bivamo abantu baza hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho turi, wari ufite ibintu byawe uzi gukora neza, wize, uri specialized muri byo, ufite work experience iri hejuru, ariko ugasanga uraje kubera abo bantu birirwa bavuga ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, cyangwa se n'abantu baje ahangaha muri Amerika bakajya muri iyo domaine ya nursing, ugasanga baragukonvense ngo ugomba ngo kuba umunesi, ngo kugira ngo ubashe ngo kugira iterambere ngo ugeraho, ngo ahangaha ngo umunesi ngo muri Amerika ngo nibwo ngo buhemba ngo amafaranga ngo menshi cyane, ngo nta kindi kintu ngo ushobora ngo gukora ngo ubone ngo amafaranga ngo nk'ay'umunesi. No, that's a lie. Icyo ni ikinyoma, ni ukubeshya. So guys, mugomba kumenya yuko ahangaha muri Amerika hari ibintu byinshi cyane ushobora gukora ugatera imbere, sibyo? Gusa nanone hatagira unyumva nabi, ntago nibasiye abantu bari muri domaine ya nursing cyangwa se abanesi, cyangwa se abantu bafite za CNA, n'abandi bantu bakora ibi bintu bya nursing bari certified cyangwa baratari certified. Ni akazi keza nubaha, gatanga n'amafaranga meza rwose ku bantu bagakora, ariko nanone ni akazi guys gasaba kuba ufite n'umuhamagaro. Ntabwo buri muntu wese akora ibintu bya nursing. Hari ukuba ari akazi number 1, ariko hari ukuba uri na passionate gukora ibyo bintu, cyangwa se ari umuhamagaro wawe. Ntabwo ari buri muntu wese waba umunesi. Ntabwo ndi bujye muri detail, ariko ibintu bijyanye no kuvura ahanini ntabwo bisaba ngo ube wumva yuko ari ibintu birimo umushahara mwinshi ngo uhite wirukanka ubijyemo. Ni ibintu bisaba kuba ufite n'impano, nshuti bavandimwe. Ntabwo buri muntu wese yaba umunesi, sibyo? Niyo mpamvu rero usanga abantu benshi baza kubera ko bagiriwe inama ngo nursing career ngo niyo itanga amafaranga menshi, ugasanga abantu barimo baragira gute, barajya mu bintu batari passionate nabyo, cyangwa se batanakunze. Kuko burya kugira ngo ukore ikintu ukigiremo success, icya mbere ni uko icyo kintu uba ukizi, ugifiteho ubumenyi kandi unagikunze, sibyo? So ntabwo rero abantu bose bari passionate cyangwa se bafite iyo mpano yo gukora ikintu kijyanye n'ubunesi. Ntabwo ubunesi kubwiga bihagije bavandimwe, babwiza ukuri. Abantu benshi bagiye babijyamo bakabyiga bakabirangiza, ariko bajya kubikora bikabananira. Atari uko badafite ubumenyi bwo kubikora, atari uko badafite imbaraga zo kubikora, ahubwo kubera yuko nyine ntabwo bafite umuhamagaro. Nari nabuze ijambo ryiza, umuhamagaro. Kugira ngo ube muri nursing career cyangwa se ube muri domaine cyane cyane z'ibintu bijyanye n'ubuzima, bigomba kuba ari ibintu ufitiye umuhamagaro,
nk'uko udashobora kujya muri domene ya education cyangwa yo kwigisha mu by'ukuri ibyo bintu atari ibintu byawe viva, sibyo? So guys, reka mbahe nk'urugero. Njye mbahaye urugero, ngira ngo UPS ni ikigo kinini kizwi cyane ahangaha muri Amerika. UPS ni ikigo gikora ibintu bijyanye no gutwara ibintu, bakoresha indege mu bwikorezi bw'ibintu, sibyo? Ubwo ni nk'uko wenda urugero nko mu Rwanda wavuga Rwanda Air, ya gusa UPS yo ifokasinga cyane mu bintu byo gutwara imizigo, ibicuruzwa bitandukanye, bikura ahantu hamwe bijyana ahandi. Ni sosiyete izwi cyane hano muri Amerika, ngira ngo iri ahantu henshi. So urugero, abantu bakora muri UPS bashobora gukorera hagati y'amadolari bakorera kugera ku madolari 49 ku isaha, igihe uri full time ukora muri UPS ukorera amadolari 49 ku isaha. Ahangaha bivuze iki? Ahangaha bivuze yuko mu mwaka ushobora gukorera amafaranga amadolari, nako gusa ndi kuvuga amafaranga kugira ngo byumvikane mu mvugo yacu y'ikinyarwanda, ariko ni ukuvuga ngo ushobora kumekinga mu mwaka amadolari ari hejuru y'ibihumbi 100 ukora muri UPS kandi ukora akazi gasanzwe k'ubu drive, utwara imodoka, ikamyo ikura ibintu ahantu biri runaka. Nimba ari imizigo igomba gupakirwa mu ndege, ufata ikamyo ukura ibintu aho ngaho ubigeza aho biri bupakirirwa. Gusa ushobora kwaninga amadolari 49 ku isaha. Ibi ni ibintu rwose bigaragara, ugiye kuri website ya UPS urabibona, ntabwo ari ibintu ndi guhimba. Nawe ushaka wajya muri Google ugasacinga, urabibona. Barakubwira average salary y'umukozi w'umutruck driver utwara truck, average salary yiwe ni amadolari 49 ku isaha, sibyo? Kandi ahangaha kugira ngo ube umudriver muri UPS bigusaba gusa kuba ufite high school education. Ngira ngo abantu benshi especially nk'abantu muzana green card muba mufite high school diploma. So ahangaha uraza muri Amerika mu ma state hafi ya yose, ukagenda ukiga amategeko y'umuhanda, ugakoresha runners permit cyangwa se iyitwa provisoire. Iyo umaze kuyibona uragenda rwose ugashaka permit yo gutwara ikamyo cyangwa se n'indi modoka, ugatangira aka kazi. Bishobora kugutwara hagati y'ukwezi kumwe cyangwa amezi 3 rwose. Aka kazi wagakora, ntabwo ariko nkora ntakavuga gutyo. Ngiye n'urugero mpikinzeho hazari kugira ngo mbahe just an example, sibyo? Mu gihe ariko reka ntarava kuri aba bantu batwara imodoka bakora ibi bintu bya delivering, cyangwa se batwara imizigo bayikura ahantu hamwe bayijyana ku yindi destination muri UPS. Nagira ngo rwose bantu muri immigrants especially abantu muri kuza muri Amerika muri bashyashya, mbashishikarize kujya muri iyi domain ya truck driving. Ni domain ihemba neza cyane rwose, sibyo? Yes, n'abashaka kujya muri nursing, yes, good. Abashaka kuba aba caregivers,
nayo ni domene nziza wajyamo, ariko ntabwo kuba umunesi ntabwo ari byo byonyine ushobora gukora ngo ugire success muri Amerika, no way, sibyo? Ushatse wanajya no kuri Amazon. Amazon nayo ni kampani ikomeye cyane ahangaha muri Amerika, ngira ngo nta state n'imwe ushobora kujyamo ngo ubure Amazon. Ushobora kugenda naho ugasacinga kuri official website yabo, wabona amafaranga umuntu ukora muri Amazon ahembwa, sibyo? Just umuntu warehouse worker, umuntu ushobora kuba akora pick and packing, aterura ikintu kimwe agishyira hano, cyangwa scanninga code iri ku gikarito, wabona amadolari nawe ahembwa. Noneho ugakomparinga n'umuntu ukora mu bijyanye na nursing career. Ahangaha reka wenda mbabwire umuntu w'umunesi ahembwa amafaranga angahe. Ubundi mu mastate menshi abanesi benshi bafata amadolari hagati ya 35 na 40 ku isaha. Ibi bintu ndishubu umuntu w'umunesi ukurikira ibi biganiro azatubwiza ukuri ko atari byo, ko badafata amafaranga ari muri ino range, sibyo? So muri states zimwe na zimwe bavuga yuko abanesi bashobora kubona amafaranga menshi, cyangwa se bavuga ngo abanesi ngo babona ngo amafaranga ngo menshi cyane, ngo y'igitangaza, ngo ku buryo ngo umuntu ashobora ngo gukora ngo umwaka umwe ngo rwose ukaba ngo yabaye ngo umumiliyoneri. Ariko ntabwo ari byo, sibyo? Ukuri guhari, ngira ngo ndabibabwiye ko umunesi ashobora gukorera hagati y'amadolari 35 na 40 mu isaha, mu gihe umukozi utwara umudrive utwara imodoka muri UPS ashobora gukorera average, nta nubwo ari maximum, ni average salary y'amadolari 49. Ubwo ni ukuvuga ngo ashobora no gukorera 50, ashobora no gukorera 60, bitewe n'ibintu bitandukanye, experience, truck atwara, aho akora, whatever, sibyo? State, kuko na state zigiye zifite imishahara itandukanye, ntago imishahara y'amastate yose ari imwe. Ibi nabyo ngira ngo nzabikoraho ikiganiro cyihariye, sibyo? Reka turebe nimba umunesi ashobora gukorera amadolari 35 cyangwa kugera kuri 40, akora amasaha 40 mu cyumweru, mwumva yarusha? Kuko ahangaha amasaha abantu bakora full time, kugira ngo ube full time work ugomba gukora byibura kugera ku masaha 40 mu cyumweru, sibyo? So ukora aya masaha rero ntabwo waba urusha abandi bantu bakora akandi kazi amafaranga, ni ukubeshya. Ukuri kuri ahangaha ni ukuye, ndagira ngo nkubahishurire impamvu abantu b'abanesi bavuga ngo bakorera amafaranga menshi. Usanga umuntu ari umunesi ahantu runaka, akahakora iminsi 3, ni ukuvuga ngo muri iyo minsi 3, iyo minsi 3 akayikoramo amasaha 40, yarangije agashaka kandi kazi ahandi hantu agakorayo indi minsi nk'ibiri, akahakora amasaha 25 cyangwa se 30. Icyo gihe murumva yuko mu cyumweru aba akora amasaha ashobora kuba agera muri 65 cyangwa se 70, sibyo? So yakora amasaha menshi akinjiza iki? N'amafaranga menshi.
ariko ntabwo biba bivuze ngo amafaranga menshi yinjije yatewe n'uko ari umunesi. Nawe ahandi waba ukora, uramutse uhakora amasaha 40, ugashaka n'akandi kazi ahandi ukahakora andi masaha 20 cyangwa se 30, icyo gihe nawe wakwaninga amafaranga menshi mu cyumweru, sibyo? Ahangaha niko kuri guhari. Uri umunesi ukora akazi kamwe, uba ubona amafaranga asanzwe nk'ay'abandi bantu bose bakora ahangaha muri Amerika bashobora kubona. Gusa nursing career ni career nziza rwose, njyewe ndanayikunda, sibyo? N'abantu bayikora rwose muri abantu b'agaciro, turabubaha cyane, sibyo? Ariko iki kintu nshyireho umucyo, ntago kuba uri umunesi bivuga yuko aribwo ubona amafaranga menshi cyane igihe uri hano muri Amerika uri umwimukira. Oya, hari ubuzi bwinshi ushobora gukora hano muri Amerika, ingero nazibahaye. Nimunashaka nzabikoraho ikiganiro kiri special, ngewe ngende mbereka ahantu ushobora gukora muri buri state, mbereka ubuzi abantu baba immigrants bakora, buba budasaba work experience, buba budasaba kuba warize ibintu bihambaye, kandi ukaba wabubonamo amafaranga meza ashobora kugufasha kugira success hano muri Amerika, ndetse ukagira n'iterambere haba ari ahangaha muri Amerika naho uturuka. So guys, ntabwo rero napanze ko iki kiganiro none gitwara iminota myinshi cyane, just byari ukugira ngo nkure urujijo kuri iki kintu abantu benshi bavuga mu by'ukuri kitari cyo, cyangwa se kiri ukuri gice. Ngira ngo mubonye amakuru ahagije. Ufite n'ikindi kibazo cyangwa ushaka kugira ikintu wambaza mu buryo bwihariye, wanyandikira kuri ya WhatsApp namba yanjye, wanyandikira kuri email, washyira comment ku kiganiro, nagusubiza. Hari ubujyanama ukeneye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, wanyapproachinga. Hari uburyo bwinshi wambona, bworoshye ni ugushyiramo comment hariya ngenda ndayisoma. Gusa udashaka ko buri muntu wese abibona, wananyandikira kuri WhatsApp, wanyandikira kuri email, ndabisubiza rwose nta kibazo. So guys, rero ndabashimiye cyane, ariko nsoza ikiganiro, mukore subscribe, mukore like nyinshi cyane, mukore comment. Ni iby'agaciro kuba turi kumwe ahangaha mu ruganiriro rwanjye ari rwo rwanyu. Imana iduhane umugisha. Ibiganiro nakagaruka, tuzasubira. Murakoze cyane.